kamera wizana ngo nizanyaje ngo nayo mataye oya kuko Imana yizana timasi kakuringaniza ayo mataye uratane kayabura ibyo bibuno wirirwa uzunguza ubikabigashira nibyo nayo maso uri gurerembura akaza minuza akazamo ibishirira ukagira ngo wirirwa unywa za nuza za mubimba waragize gute warazimaze rero uyu munsi wa none reka nkubwire we keba nayo genda gakeya mu by'Imana ntago rero uza koza wagiye ngo najya kurega ngo runaka urajya kumurega hanyuma niba mufunga inzu yararaga murayiraramo umugore yarafite icyakoza wenda umugore yarafite wenda nimba ufite uburyo bwo kumugeraho uramugeraho da wese ko nsigaye mbobona mukangisha ngo tuvideo ngo n'amashusho ngibiki nabiki reka mbabwire ubu ngiye mfata umuntu ku muri buri muntu mere kuri umwe mwese nabavuga ariko se ndabavuga ngo bimariri ahubwo nzajya mbahwitura nzajya mbakubita agakoni kunda reka mbabwize ukuri ubu umuntu wese ashatse yacunga izamu rye ashatse yacunga izamu rye nk'upira mu majwi ngo mu bantu bamusenye nawe urimo nanjye ubwo ndashaka kukubaza wasenye Elize gute ngewe rero yego umubwirire ngo Ezechier ni umwe mu bahanuzi batavogerwa kandi ni umwe mu bantu bubatse izina bataryubakiye kuri we yego ikindi kandi ndi umuntu utagira ubwoba bw'ubuzima no kumva ko hari umuntu wansenya yego iyo wahamagawe n'Uwiteka ndakumva wizera Uwiteka ntiwizera abantu uriya mugabo icyambere nta mukozi w'Imana umera kuriya yego ahanganisha Imana ku bantu agashaka kwigaragaza nk'umukirisitu yego noneho batavuga rumwe bose akabahindanya abe yigaragaza nk'umukiranutsi yego ariko se tuyobewe amawodiyo yiwe avuga ngo urama banza umbwire niba umwe nanjye niko navuze rero genda mumbwirire niba ari no kunyumva mubwire ngo niba ukora ibyo kiranuka ari kure kububwa wihanganisha amategeko ribu nayikure mu kanwa aba Pastor Claude na ba Bishop Gerard natwe dukure mu kanwa avuga Imana ngo uwitwa Pastor Claude aragira ngo yaramushenye ngo yaramuhemukiye niba yaramuhemukiye natanga ikirego ku Mana none se arabibwira abantu ngo bitanga iki urakoze cyane umubwire ati gabanya ubugoryi aho ngaho urakoze cyane Imana iguhe umugisha umusubire ngo kirya abandi bo bakirya kikiriza sawa urakoze cyane sawa hanyuma rero twiganira ku musozo murumva ibyo Ezechier atangaje hanyuma reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka Shalom yego byashinzwe mu kibanza giteganyijwe kubakamwo urusengero rwa Apostle Mignone ndetse iryo buye risukaho amavuta ni nk'irufatiro ariko natunguwe nuko abantu batangiye bavuga ngo isigushije iki ishano Apostle Mignone yagiye mu giteranyine cy'uyu muprofete Mayanja hanyuma amuha amavuta aramubwira ngo Imana iguhaye ubundi butware guhaye izindi mbaraga zo kuzajya usengera abantu witwa Elize ahita akora ikiganiro avuga ngo Apostle Mignone noneho ibyo atuzaniye hano mu Rwanda ni agahomamunwa reka mbabwire uyu munsi wa none twese twirirwa kuri social media tuvuga ijambo ry'Imana twirirwa mu rusengero twerekana imbaraga dufite abandi birirwa kuri kamera bavuga ati twega turi abakozi b'Imana ariko se noneho nimba waraje uvuga ngo Apostle Mignone ibyo azanye hano ahangaha
ngo nagahomamunwa ubu se noneho ko agiye kubaka urusengero rwa miliyoni Ese umva yavuze Pastor Claude na Gerard ndetse na Ezechier yaje muri uyu mwandiko ngiye abantu biburaye njya kubona nanywereje za video ibyo ngibyo najya mu mujyi umuntu akambwira ku kazi bakambwira imirimo natakaje nababwira imirimo myinshi natakaje hari umuntu ucuruza mu isoko rya Nyarugenge uranguza wari wamaze kuma akazi ndimo ndi kumutegurira publicité arangije ati ntago byashoboka ibyo ngibyo noneho rero bituma nyine umuntu simbabeshye rwose reka mbe ngarukiye aho ngaho Elize nimba uri umukirisitu nawe jya imbuto none se reka nkubaze urenda wavuga gutyo ntabwo ari wowe ibi bintu wabizanye bisobanuye ngo umanika gati wicaye wajya guhaguruka bikakunanira kakagorana uranyumva neza nimba uyu munsi wa none waravuze kuri Gerard hagarara hamwe rero nimba waravuze rero kuri uyu nguyu Claude reka nkubwire wabahamagaye rero ubwo wabahamagaye rero hamwe wabahamagaye none impamvu nanjye nkoze iki kiganiro hari ibintu byitwa cyangwa se ivuzi ry'abitwa abakozi b'Imana none se uragarutse ngo abari abagiye bakwimakaza yego ibyo byose mbere yo kuvuga uba warabanje kumenya ngo ndagira igihombo cyangwa se nta gihombo nzagira rero wishinze aba diaspora bagenda bagutera kamunare ngo yego shyira hanze uwicaye n'abababaza iki imbere ye rero reka mbabwire nimba ko kuri pasiteri uri umukozi Imana hasohotse ijwi rivuga ngo ntago ngewe mbisubiyemo ariko uriya mugore waje noneho ari kugusebya yego ririya jwi ntabwo ari iryawe wasabye n'imbabazi wemera icyaha rero nimba rero wemeye icyaha menya ngo nawe ntago ukiri umukozi w'iki w'Imana aca maneno gabanya amagambo ubundi uvuga Imana ibintu by'amatiku bireke uko nanone uyu munsi wa none ugarutse mu mwandiko uragarutse rero nimba ugarutse wabonye Isaro TV bitagize itarimo kuzamuka uravuga ngo nanjye reka rero mvuga hagarara hamwe rero Ezechier araje kumanuke Jisaraza akumanuke Pastor Claude aragukubitira mu ivi uwitwa Gerard noneho usibye ko Gerard wenda yakijijwe atakiza mu matiku ariko niwongera kumuvuga aragaruka aza gusubize kabiri mu rugo rw'umugabo uba witwa iki twagiye afite imirimo nta kibazo yagiraga yishyuraga minerivare z'abana akarya kabaha gakora transport akishyura inzu akoramo ari studio nkoreramo ari inzu yo mugasanga kwishyura birimo birakugora usibye wenda kugira ba nyiri inzu bitonda bihangana babasanzwe bazi ko twabishyuraga neza nta kibazo twagiraga mungira inama rero icyo gukora hanyuma ubundi inama mumpa muri commentaire izo nizo ndi bugendereho niba rwose wenda kwanga singukunda ntabwo umuntu nta rukundo nimba umuntu wagiriye neza azakagusebya akaguharabika ubuse reka nkubaze reka mbabaze murinirwa mujyana mu muntu uza mujya kurega abakozi bana bajya kurega muri ribu reka nkubaze uwitwa Dawidi yaregeye nde ntabwo yaregeye Imana ikamurwanirira abakozi b'Imana benshi bagiye batubanjiriza ni bande bajyaga kurega ntago ahubwo bo basengaga Imana ikabarwana impamvu rero Imana itakibarwanirira munywa amayoga impamvu Imana itakibarwanira ni ibyaha byanyu icyakoze kubera ko abasilamu basenga abagaturika bagasenga abadive bagasenga abadeperi bagasenga abayohova bagasenga na yahe madini amacaca agasenga bituma Imana igira imbabazi kavuga ati none se reka mbababarire ariko se mugira ubugome bwo mu mutima mugira ubwecanyi bwo mu mutima muragambana mufitanya amashyari mugendana uburozi urabona akana ka mugenzi wawe kabura agakinduye wabona mugenzi wawe yashatse umugore aturiya mugore ntago amumbanaho warangiza kandi ugafata mu gitondo Bibiliya ukajya gusenga ugahagarara ku gatuti ngo ugiye kubwiriza urabwiriza iki wanjijiwe na za Bayali na za Dagoni ariko Imana ya Isiraheli ntago yigeze kubwira ngo uzuvuge ngo kuri ngo Ezechier na Juste ngo yabaga ngo uri izina ry'uriya mugore ngo ryarabaga oya ntabwo Imana yaje yagutumye ntuza we ngo uzuvuge ngo hari Nyabugogo ivi na ivi ntabwo Imana yigeze gutuma ngo tiwangagiye gupfa nimba agiye gupfa aramaze kuko napfa nawe uzamusanga ubu se nawe twakubitaniye Nyabugogo abatabeta n'icupa rya Primus yirirwa avuga ngo wi ngo zomeni zo tayini mando ngo zagerere ayewe reka tuzajya tubafata shawu tuzatubafata nyene narababwiye ngo nzajya nkubitira mu cyico
reka nimba uyu munsi wa none hari abagore bagiye baza kuri social media bakatubwira ijambo ry'Imana, bamwe bakazana ubuhanuzi, bamwe bakigisha ababyeyi, ariko none uyu munsi wa none ngo ni ukwigisha ngo uzasigaza ngo ngiye kwigisha nga abagabo ngo kugira ngo bazasigaza akabaraga ngo ko gutera ka nijoro nagakibateraga, ubwo kari uburayi. Ubu se video na runaka bavuga yawe hari umunsi yagiye ku karubanda uzongera icyakoza byarakucanze uhita ujya kwiga mubanze muririmba indirimbo y'igihugu ikikwereka umunyamuhamagaro. Nta mwebwe nuko jyaho ngo rererere ngibiki imvura iraguye nyabugo zabaye inkambi mwirirwa mubeta za Bibiliya hirya aho ngaho hirya mu mashyamba. Ubu se amapranka mukina mwebwe murakijijwe none ubwo urumburokore. None se reka nkubaze nk'uyu nguyu wavuze ngo byari ibirego yagiye kurega aba bantu, nabo noneho nibajya kukurega ariko nk'abantu b'abagabo koko muhura mu matiku nk'abagore bakoresheje Bibiliya bigera ku rwego numva ibaye indenga kamere. Aho nasengeraga abantu bari hirya no hino kuri telefone, gasengera umuntu agakira kuri telefone, ntakibuziye namara kumusengera akabohoka umutima, akambwira ukuntu abantu bagiye bamurya amafaranga, umuntu yandiye ibihumbi 10 by'amadolari. None se ni uyu Pastor Claude ni wowe wagusenye, Pastor Nuzuyu nguyu Gerard ni wagusenye, Kiranuka TV niwe yagusenye, cyangwa ahubwo niwe wisenye ujya gutereta umugore utari uwawe hanyuma ugatanga n'ijwi? Yego, reka mbahe ikaze mwe mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Tubifurije kugubwa neza no kuguma mu rukundo rumwe Imana yavuze rukomeze kubana namwe. Tuhuje abadiaspora, abarundi kazi, abanyarwanda, abanyarwandakazi aho muherereye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, nimukomeze kugubwa neza. Numurage TV ndetse nshuje abakunzi banjye musanzwe munkurikira cyangwa se mwankurikira kuri Safro TV yaburiwe irengero, ariko natumuvumbure iburirwa irengero. Hanyuma iyi rero ni Umurage TV. Rero reka mbabwire ngo nyamuneka nta kindi kitumye ntera kamera no kugira ngo tubashe kuganira ku bintu bigiye bivugwa hirya no hino kuri social media, ariko cyane cyane mu gisate cy'ubukamana. So rero bishatse kuvuga iki? Mumaze iminsi mubona turatangirira kuri uyu mushumba waje Profete Kayanja waturutse Kampala akaza kureba Apostle Mignone. Yaraje mu giterane, harimo abamubonye ku kibuga cy'indege ubwo Apostle Mignone ari we wamwakiraga. So hanyuma atangiza n'igiterane nyine nk'uko byatangajwe, ariko natunguwe nuko yafashe amavuta ya Elayo, hanyuma hari ibuye ryashinzwe mu kibanza giteganyijwe kubakamwo urusengero rwa Apostle Mignone, ndetse iryo buye risukaho amavuta ni nk'irufatiro. Ariko natunguwe nuko abantu batangiye bavuga ngo isigushije iki ishami. Apostle Mignone yagiye mu giterane cy'uyu muprofete Kayanja, hanyuma amuha amavuta, aravuga ngo Imana iguhaye ubundi butware, guhaye izindi mbaraga zo kuzajya usengera abantu. Witwa Elize ahita akora ikiganiro avuga ngo Apostle Mignone noneho ibyo atuzaniye hano mu Rwanda ni agahomamunwa. Reka mbabwire, uyu munsi wa none twese twirirwa kuri social media tuvuga ijambo ry'Imana, twirirwa mu rusengero twerekana imbaraga dufite, abandi birirwa kuri kamera bavuga ati twebwe turi abakozi b'Imana. Ariko se noneho nimba waraje uvuga ngo Apostle Mignone ibyo azanye hano ahangaha ngo nagahomamunwa, ubu se noneho ko agiye kubaka urusengero rwa miliyoni 150 ingahe, noneho murajya hehe? So bisobanuye iki rero? Yaba akorana n'izindi mbaraga ibyo ntibikureba, yaba akorana n'ubundi butware ntibikureba, nawe unkurikiye ntibikureba. Kutera comment nguriya ngo ibiki vina ivi ntacyo bikurebaho.
reba ibikureba bitakureba urebe hirya uwace manene ugabanye ikintu cyitwa amagambo n'amatiku ntabwo kuza kwerekana ngo runaka ngo yara nk'ubu ngubu reka ngaruke kuri uyu nguyu witwa Elize ngo bagiye bamukorera ihohoterwa yego nibyo ariko se noneho wowe nimba barakuvuze wowe niwavuze ku bandi nimba bagiye bakuvugaho ntabwo wowe wigeze uvuga ku bandi icyambere uyu Bishop Gerard wazanye mu mwandiko nabyumvishije ariko yabivuze nawe wamuvuze witwa Pastor Claude yabivuze nawe wagize gute wamuvuze nabyo nabyo ndaza kubireba ndaza kugira gute kubireba wamuzanye mu mwandiko bari barakize bafite amamodoka bagiye bakura amafaranga ku buryo amasimukadi y'abagabo bari hano hanze birwa kuri za YouTube n'abadamu bamwe na bamwe ubifasha ukabijyana muri MTN ukaka historique ukajya kureba uburyo bwose bagiye bakira amafaranga usanga ari nk'umuntu wakiriye miliyoni ziri muri 80 cyangwa 100 we wakiriye zingahe n'uburakari byabazamukanye kubera ko abadiaspora bamaze gusobanukirwa bituma bavuga ko ayo mafaranga badashobora kugira gute badashobora kuyatanga hanyuma rero Ese umbaho yavuze Pastor Claude na Gerard ndetse na Ezechier yaje muri uyu mwandiko ngiye abantu biburaye njya kubona unanyohereje za video ibyo ngibyo najya mu mujyi umuntu akambwira ku kazi bakambwira imirimo natakaje nababwira imirimo myinshi natakaje hari umuntu ucuruza mu isoko rya Nyarugenge uranguza wari wamaze kuma akazi ndimo ndi kumutegurira publicité arangije ati ntago byashoboka ibyo ngibyo noneho rero bituma nyine umuntu simbabeshye rwose reka mbe ngarukiye aho ngaho Elize nimba uri umukirisitu nawe imbuto none se reka nkubaze urenda wavuga gutyo ntabwo ari wowe ibi bintu wabizanye bisobanuye ngo umanika agati wicaye wajya guhaguruka bikakunanira kakagorana uranyumva neza nimba uyu munsi wa none waravuze kuri Gerard hagarara hamwe rero nimba waravuze rero kuri uyu nguyu Claude reka nkubwire wabahamagaye rero ubwo wabahamagaye rero hamwe wabahamagaye none impamvu nanjye nkoze iki kiganiro hari ibintu byitwa cyangwa se ivuzi by'abitwa abakozi b'Imana none se uragarutse ngo abarabagiye bakwimakaza yego ibyo byose mbere y'uko uvuga uba warabanje kumenya ngo ndagira igihombo cyangwa se nta gihombo nzagira rero wishinze abadiaspora bagenda bagutera kamunare ngo yego shyira hanze uwicaye n'abababaza iki imbere ye rero reka mbabwire nimba ko kuri pasiteri uri umukozi Imana hasohotse ijwi rivuga ngo ntago ngewe mbisubiyemo ariko uriya mugore waje noneho ari kugusebya yego ririya jwi ntabwo ari iryawe wasabye n'imbabazi wemera icyaha rero nimba rero wemeye icyaha menya ngo nawe ntago ukiri umukozi w'iki w'Imana aca amanenu ugabanya amagambo ubundi uvuga Imana ibintu by'amatiku bireke uko nanone uyu munsi wa none ugarutse mu mwandiko uragarutse rero nimba ugarutse wabonye Isaro TV bitagize itarimo kuzamuka uravuga ngo nanjye reka rero mvuga hagarara hamwe rero Ezechier araje akumanuke Justin araza akumanuke Pastor Claude aragukubitira mu ivi uwitwa Gerard noneho usibye ko Gerard wenda yakijijwe atakiza mu matiku ariko niwongera kumuvuga aragaruka aza gusubize kabiri mu rugo rw'umugabo uba witwa iki twagiye afite imirimo nta kibazo yagiraga yishyuraga minerivare z'abana akarya kabaha agakora transport akishyura inzu akoramo ari iyi studio nkoreramo ari inzu yo kuba mugasanga kwishyura birimo birakugora usibye wenda kugira ba nyiri inzu bitonda bihangana babasanzwe bazi ko twabishyuraga neza nta kibazo twagiraga mungire inama rero icyo gukora hanyuma ubundi inama mumpa muri komanteri izo nizo ndi bugendereho niba rwose ashobora kubaho none se urenda bavuga ngo bakugisha inama ubu ngubu nibwo wibutse kare wibutse ubu nibwo ubyibutse igihe cyose wari uri he kuki utaje gukora iki kiganiro hanyuma usaba imbabazi cyangwa se uvuga ati rero Pastor Claude hanyuma reka nkwereke ukuntu muri iri ryarya mwabarokore mwe siko muri iri ryarya kuki wabizanye kuri kamera kuki utagiye ngo usange Pastor Claude umubwire rero muvandimwe nk'abakozi b'Imana hari aho nagukomerekeje mbabarira nawe avuga ati nanjye hari aho nagukomerekeje mbabarira
kuki ubizanye kuri kamera impamvu ubizanye kuri kamera nuko hari icyo ukeneye rega turabaza ngatanga ikirego kuko rwose birasobanutse hari ukubwira ngo reka tubirekeraho ngo byo kurega byiwe ariko kareba ukavuga se bizageza hehe ibi bintu bizagarukira hehe byo kubonerana abantu sije nyine abantu bose barababonerana akagatumva biteye ubwoba kabisa Imana rero bamira umugisha kandi bagire neza rero ubwo dutegereje uburyo mu twandikirane mu aha yewe mureka buretse wumve kugeza ubwo umugabo atinyuka buretse wumve abamagara ari hanze ati twebwe twirukana Nyatsina karande dusengera abarwayi ko kugira ngo tubikore utanga igitambo kugira ngo tujye amagambo y'urukozasoni maze kuyumva rero nk'umukozi w'Imana umva birarenze arabona agiye mamagara kuri telefone kugira ngo ibi bintu byibura babireke babe gukomeza kubeshya abantu wowe ubwawe niwe wazanye video uyikwirakwiza werekana ko Apostle Mignoni arizanye ikintu cyitwa amavuta kuyi Uganda ngo ari ibintu azanye nabonye na zaburi nshya yamukozeho inkuru yerekana Profete Mayanja na Apostle Mignoni na Julienne kabashareka mbabwire ariko mwe ariko izina ryarya z'abarukuri ubuse niko Brazil wowe urishyashya urishyashya ubuse ibyo bakuvugaho by'abagore wowe urishyashya ariko sha niko none se nimba Profete Mayanja yaje nahangaha ntacyo bigutwa none ukuntu uriya mu pasteur narenze mbere y'ibindi byose arababwira ngo mbere yo gusenga mubanze muririmbe indirimbo y'iki y'igihugu ikikwereka umunyamuhamagaro nta mwebwe nuko jyaho ngo rererere ngibiki imvura iraguye nyabugo zabaye inkambi mwirirwa mubeta za Bibiliya hirya aho ngaho hirya mu mashyamba ubu se amapranka mukina mwebwe murakijijwe none ubwo urokore none se reka nkubaze nk'uyu nguyu wavuze ngo byari ibirego yagiye kurega aba bantu nabo noneho nibajya kukurega ariko nk'abantu babagabo koko muhura mu matiku nk'abagore bakoresheje Bibiliya bigera ku rwego numva ibaye indenga kamera aho nasengeraga abantu bari hirya no hino kuri telefone gasengera umuntu agakira kuri telefone nta kibazo ciye namara kumusengera akabohoka umutima akambwira ukuntu abantu bagiye bamurya amafaranga tumuntu yandiye ibihumbi 10 by'amadolari none se niwe uyu Pastor Claude niwe wagusenye Pastor Nuzuyu nguyu Gerard niwe wagusenye Kiranuka TV niwe yagusenye cyangwa ahubwo niwe wisenye ujya gutereta umugore utari uwawe hanyuma ugatanga n'ijwi bitanu by'amayero hari n'uwariye ibihumbi 25 by'amadolari nawe wakugenza noneho mbona birakabije ndabana ibintu reka ngerageze mbishyire kuri YouTube byibura abantu batinye ariko noneho abantu biburayi n'abandi bantu bagenda babeshwa byibura bahumuke bareke gukomeza gutanga amafaranga yabo ngendera ku mirongo ya Bibiliya cyo ijambo ry'Imana rivuga mu bantu none kuki bakuvuyeho kuki bagize gute bakuvuyeho buretse twumve Pastor Claude noneho bigera ku rwego giye ubwanjye numva birarenze kugeza ubwo nashatse kujya kuri ribu ariko mbere uko njya muri ribu reka tumaze twumve Pastor Claude wumva akantu ku kandi karamara nk'iminota umwe n'amasegonda wumve buri kintu cyose Claude yavuze mu byo nagiye mbashiriraho nagiye shyiraho dukeya wumva umugabo ukuntu yanzamukanye ariko Elize uramuzi Elize aremewe ariko yadukuye kumbe gute Elize aremewe yadukuye kumbe Elize ubundi uzaze mvuge kuri Elize ibintu muramwumva uwo mugabo wivugira ayo magambo ku giti cye noneho nyuma gato uyu mugabo amaze kuvuga ibi bintu urumva hari akantu yavuze mu kiganiro ngo icyo mpfa na Elize nta kindi nuko yafashe itura karifunga aba diaspora niwe bacyuhereza mwumve Claude ngiye gushyira ibiganiro bye byose ariko si byose utuntu tw'uduce rero reka nkubwire ntabwo ari aba diaspora bonyine cyangwa se ari abashumba bonyine kuko bundi ni mwebwe ibintu byose mwageze gute mwabyishe ubwo muhagarare hamwe ubundi Imana yitwa Imana hasigaye ubundi ibindi bizaza mu nyuma hanyuma ntago ndi bushyiremo ibya Gerard urumva ntago ndi bushyiremo ibya Gerard ahubwo nagira ngo mpamagare uwitwa Ezechier numvishije wazanye mu mwandiko
Elize uremewe ariko ubwo uremewe Elize bura ntago iri kugaragara. Ezechier telefone ye ntayiriho. Hanyuma rero reka twikomereze nubwo imvura bwose iri kutunyagira ariko ntacyo. Ariko nagira ngo nkubwire ngo uyu muvandimwe bazanye mu mwandiko, ariko nagira ngo mvuge ibi bintu. Ntabwo kuvuga ngo Gerard yaragusebeje ngo Pastor Claude yaragusebeje kuko nawe warabasebeje. Nta nubwo nshaka kwinjira mu byanyu, ahubwo ndashaka kubaza ngo ibintu byitwa abakozi b'Imana kuri social media murimo kugenda muharabikana mwambikana ubusa, bimaze kurambirana. Reba nk'uyu nguyu witwa Theo uvugwaho kujya Uganda agatera inda umugore w'abandi, yarangiza akamwe, ariko arimo gukora ibiganira avuga ngo yarihannye kandi ajya gutera inda hehe Kampala. Binavugwa ko na hano mu Rwanda yahasize ababyaje bangahe nyuma yuko yihana kabiri. Umwandiko wa Theo ni muremure y'ukuntu mbere yuko asaba ziriya mbabazi yahawe miliyoni 5, asaba imbabazi yahawe miliyoni 5 kugira ngo yongere agaruke muri ADPR. Ikindi cya kabiri, inzo ntabwo Theo yigeze akizwa ku gitsina no kuri byeri. Ndabibabwiye kuko nushaka na video tuzaziza, nimushaka n'amafoto tuzajya tuyabazanira. Bitwaye ikizi biga tuzajya tubabwiza ukuri kuko ukuri niko kuzajya kuba batura. Rero mureke uburyarya n'ubwiyemeza. Horaza hano ngo ngewe ngo ndakijijwe, ngo ngewe ngo ndi umurokore, ngo ngewe ngo ndi umwadeperi, ngo ngewe ngo ndi umuhanzi, ngo riki. Ubu sereka mbabazi, ubu ngubu abahanzi cyangwa se abavuga butumwa barokore bose cyangwa se abakristo cyangwa se abahanuzi, ubu bose ubu waje hanura inkambi Nyabugogo ari yehe? Ntabwo yirirwa agaragaza ko ari mwiza kandi imbere arisega. Ubu sereka nkubaze, abaje bagaragaza ibisambo kuri YouTube byibisha Bibiliya, ntago ari we murimo guhindukirana, murimo mumwita ngo ni umunyamatiku kandi yaragiye agaragaza ukuri. Niyo mpamvu bazajya babakubita ibicupuri. Nk'uyu nguyu yagaruye ibyashize kandi ntago byari biri mu mwandiko, ariko ararebye aravuga reka nongere ncuruze. Icyakoza wenda ashobora kuba ari agapango ka Pastor Claude na Elize ntawamenya, siko bimeze se. Ariko reka mbabwire, Theo gabanya ikintu cyitwa nawe mbese kwigira shyashya, ahubwo ca bugufi ubundi Imana igire gute ikubabarira. Hanyuma turakomeje ababwiye ngo ndashaka ko tuvuga ibintu bikomeye. Uwitwa Apostle Yongwe ageze atya hamagaye Ezechier na Jisiti na Claude, aravuga ngo mutavuze zina kuri uriya mugore, nanjye ntago ndi mumuvugeho uriya mugore, ngo ntago barya, ariko nawe wamuvuzeho. Apostle Yongwe ko wamuvuzeho, Apostle Yongwe ko wavuganye na Ezechier, Apostle Yongwe ko wavuze kuri Juste, ubwo nawe izina Juste byarakugaburiye, izina Ezechier byarakugaburiye, izina Pastor Claude byarakugaburiye, izina ry'uriya mugore tugize ibanga naryo ryarakugaburiye. Rero aca maneno. Rero wishaka kugaragaza ngo ntabwo ngo uri mu matiku kandi uri mu matiku. Kuki utavuga Imana? Kuki utavuga Imana? Kuki utaza ngo uvuge ngo nimwumva icyo Uwiteka avugana namwe? Wigishe Bibiliya ijambo ry'Imana. Ariko wararebye uravuga ati narayobye amatiku niyagabura. Poso apotarega izina cyitwa Poso mwaritesheje agaciro, mwamwe mwihambuye amakote, mwambara ibicabari, mwambara ibishati byacicaguritse, ibikweto byacicaguritse, ingofero zararobotse, muraho murirugwa mubwetabweta ngo murimo muravuga Imana. Imana ya so wanyu, Imana cyakoza wenda kera kandi mbamwe muvuga za Ryangombe na za Bayari na za Dagoni, ariko Imana ya Israel ntago yigeze kubwira ngo uzuvuge ngo kuri ngo Ezechier na Juste
ngo yabaga uri izina ry'uriya mugore ngo ryarabaga oya ntabwo Imana yagutumye ntuza we ngo uzuvuge ngo hariya Nyabugogo ivi na ivi ntabwo Imana yigeze gutuma ngo tiwa ngagiye gupfa nimba agiye gupfa aramaze kuko napfa nawe uzamusangayo ubu se nawe twakubitaniye Nyabugogo abatabeta n'icupa rya Primus yirirwa avuga ngo wi ngo zomeni zo tayini mando ngo zagerere ayewa reka tuzajya tubafata shawu tuzatubafata njye narababwiye ngo nzajya nkubitira mu cyico reka nimba uyu munsi wa none hari abagore bagiye baza kuri social media bakatubwira ijambo ry'Imana bamwe bakazana ubuhanuzi bamwe bakigisha ababyeyi ariko none uyu munsi wa none ngo ni ukwigisha ngo uzasigaza ngo ngiye kwigisha nga abagabo ngo kugira ngo bazasigaza akabaraga ngo ko gutera ka nijoro naga kibateraga ubwo kari uburayi ubu se video na runaka bavuga yawe hari umunsi yagiye ku karubanda uzongera icyakoza byarakucanze uhita kwigisha ibyo guteka nyine yego byaragucanze uhita ujya kwigisha ibyo guteka hanyuma rero nimuze mubwiza abantu kuri niko kuzajya kuba batura Bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona Imana ikunda abayikunda yego Imana ikunda abayikunda ubwo nimba uzi kudakunda Imana ntigukunda kandi niyo yavuze ngo nanjye nzababeshyeshya kubashyeshyenga impamvu uyu munsi wa none abapasiteri bamwe barimo kujya mu nzu ya gereza nuko banze kumvira iki Imana bamwe biyambitse uruhu rw'intama kandi muri ihene muri ingurube muri amasega muri ibibwa bamwe muri za nuza muri za dendo bamwe muri za dendo bandi murimo kwiyambika bamwe muri ihene nkarangiza ngo muri abakozi b'Imana bahe ubu mwaje mugiye kotetanga poso minyoni abatwaye iki ubwo se ni ishyari ry'uko yabonye miliyoni 130 z'amadolari ubu se ni ishyari ry'uko uwitwa Pastor Claude afite ikaze TV Rwanda none ubwo ni ishyari ry'uko Kiranuka TV maze kugira abasabi 40 na bingahe mwahereye kera mwita ngo nakagabo ngo nakabwa ngo ntagaki ariko uyu munsi wa none n'umugabo atunze urugo rwe n'umwana ndetse n'umugore we rero nimukajye murebera abantu ku byahise byabo kuko namwe wabashungura ntiyababuramo iki ikosa kandi muri aho ngaho muri abandi mwirirwa mutera za makomenti ari uwo nabonye ateye komenti ngo jiste ngo icyamuha Imana ngikamye ikamusera ngo mu mapine ngo ari ku igare nagira ngo mari impungenge jiste ntago ajya agendera ku igare ibaza ariko ubwo bugome mufite mu mitima yanyu ngo icyaguha Imana ngo ngo icyaguha iki ngo icyaguha Imana ngo jisite ngo imodoka gikamusera hehe mu igare koko nkawe ubundi ubwo ufite ubumuntu nawe ngo ubumuntu bwaragize gute bwabashizemo uyu munsi wa none nimba umwana aza akavuga ati ngewe mama ngewe ndakwanga singukunda nta bumuntu nta rukundo nimba umuntu wagiriye neza aza akagusebya akaguharabika ubu se reka nkubaze reka mbabaze murinirwa mujyana mu muntu uza mujya kurega abakozi bana bajya kurega muri ribu reka nkubaze uwitwa Dawidi yaregeye nde ntabwo yaregeye Imana ikamurwanirira abakozi b'Imana benshi bagiye batubanjiriza ni bande bajyaga kurega ntago ahubwo bo basengaga Imana ikabarwa impamvu rero Imana itakibarwaniriza munywa amayoga impamvu Imana itakibarwanira ni ibyaha byanyu icyakoze kubera ko abasilamu basenga abagaturika bagasenga abadive bagasenga abadeperi bagasenga abayehova bagasenga na yahe madini amacaca agasenga bituma Imana igira imbabazi kavuga ati none se reka mbababarire ariko se mugira ubugome bwo mu mutima mugira ubwecanye bwo mu mutima muragambana mufitanya amashyari mugendana uburozi urabona akana ka mugenzi wawe kabura gakinduye wabona mugenzi wawe yashatse umugore aturiya mugore nagamumbanaho warangiza kandi ugafata mu gitondo Bibiliya ukajya gusenga ugahagara ku gati uti ngo ugiye kubwiriza urabwiriza iki wanjijiwe
wabanje ukakura ubwo bugome buri muri wowe. Uraza hano kuri kamera ati ngewe ndi umukirisitu, ukaza kuri kamera ati ngewe ndi umuhanuzi, ariko ibyo ukorera inyuma ya kamera bikaba ikibazo. None se abantu bazarizera gute? Rero ntabwo twarenganya aba badiyasipora. Hari n'abagiye batwanga kubera ko turimo kugendana abantu runaka, kuko twari dufite abafana. Erega nanjye mfite umufana, nari mfite abafana baragenda, ariko ikibazo ntabwo ari bo, nabo ni ikibarimo kidahuye n'ikindimo, kuko Imana yacu ni Imana kandi Imana yacu irakora. Kabiri, ifite ubutware n'ubushobozi, yego niyo yica igakiza. Uyu munsi wa none niyo ikenesha igakurayo, yarangiza igakiza ikongera ikagukenesha. Rero wirata ayo mabuno yawe n'ayo makote, ayo maso yawe yazana kuyarerembura kuri kamera wizana ngo nizanyaje ngo nayo mataye, oya, kuko Imana yizana timasi ikakuringaniza, ayo mataye uratana kayabura. Ibyo bibuno wirirwa uzunguza bikabigashira, nibyo nayo maso wirirwa urerembura akazamo inuza, akazamo ibishirira, ukagira ngo wirirwa unywa za nuza za mubimba, waragize gute, warazimaze. Rero uyu munsi wa none reka nkubwire we Keba nayo genda gakeya mu by'Imana. Ntabwo rero uza kuza ngo najya kurega ngo runaka, urajya kumurega, hanyuma niba mufunga inzu yararaga murayiraramo. Umugore yarafite icyakoze wenda umugore yarafite wenda nimba ufite uburyo bwo kumugeraho uramugeraho da. Wese ko nsigaye mbona ngo mukangisha ngo tuvideo ngo n'amashusho ngo ibiki na biki. Reka mbabwire, ubu ngiye mfata umuntu ku muri buri muntu mereye kuri umwe mwese nabavuga, ariko se ndabavuga ngo bimariri, ahubwo nzajya mbahwitura, nzajya mbakubita agakoni kunda. Reka mbabwize ukuri, ubu umuntu wese ashatse yacunga izamu rye, ashatse yacunga izamu rye nk'upira. Ashatse kubabwira niki, mureke kwivanga mu bitabareba, mwivange mu bibareba. Ufite chano yawe yikorereho, ariko nuvuga kuri Claude azakuvuga, nuvuga kuri Ezechier azakuvuga. Icyakoze umuntu najya mbona mu matiku na Aposo Minyoni, muramusebya mukamuharabika kabihorera. Undi muntu nabonye utajya uza muri ibintu by'amatiku, shara abakozi b'Imana nabonye bataza mu bintu by'amatiku. Ariko rero kandi nawe wavuze ngo nawe ngo ntago ujya ukora amateko kandi wayakoze, kandi wavuze kuri ntuza kuri Ezechier. Shawe baba ndeba da ngibyo baroko shama amayinite, ubundi nimba ari amayinite yashizemo, nimba ari iki, mamagara Ezechier numve mupira. Ezechier, umeze neza? Yego. Guhaye ikaze mu kiganiro ku Murage TV. Impamvu nguhamagaye, nabonye uwitwa Elize agushyira mu majwi ngo mu bantu bamusenye nawe urimo. Nanjye ubwo ndashaka kukubaza, wasenye Elize gute? Ngewe rero yego umubwirire ngo Ezechier ni umwe mu bahanuzi batavogerwa, kandi ni umwe mu bantu bubatse izina bataryubakiye kuri we. Yego. Ikindi kandi ndi umuntu utagira ubwoba bw'ubuzima no kumva ko hari umuntu wansenya. Yego. Iyo wahamagawe n'Uwiteka ndakumva, wizera Uwiteka ntiwizera abantu. Uriya mugabo icyambere nta mukozi w'Imana umera kuriya. Yego. Ahanganisha Imana ku bantu, agashaka kwigaragaza nk'umukirisitu. Yego. Noneho batavuga rumwe bose akabahindanya, abe yigaragaza nk'umukiranutsi. Yego. Ariko se tuyobewe amawodiyo yiwe avuga ngo urama. Banza umbwire niba umpa. Nanjye niko navuze. Rero jye mumbwirire niba ari no kunyumva. Mubwire ngo niba ukora ibyo kiranuka ariko uri kububwa. Wihanganisha amategeko, ribu nayikure mu kanwa, aba P.Claude na ba Bishop Gerard natwe dukure mu kanwa, avuga Imana.
ngo uwitwa Pastor Claude aragira ngo yaramushenye ngo yaramuhemukiye. Niba yaramuhemukiye natanga ikirego ku Mana, none se arabibwira abantu ngo bitanga iki? Urakoze cyane. Umubwire ati gabanya ubugoryi aho ngaho. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Umusubize ngo kirya abandi bo bakirya kikirisa. Sawa, urakoze cyane. Sawa. Hanyuma rero twiganira ku musozo, murumva ibyo Ezechier atangaje. Hanyuma reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom. Yego.